iki kinyejana turimo ndetse ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu Rwanda hari ikibazo gikomeye cyo kubasha gukoresha uko byagenwe bimwe mu bigabanya ububabare cyangwa se byifashishwa mu kongera umunezero bikagira ubwo birenga urugero rwagenwe bikabyara ingaruka mbi bikitwa ibiyobyabwenge ndetse bikaza no kuvamo izindi ngaruka mbi nko kubikuramo indwara, kugira imyitwarire idasanzwe nko gusinda, kwiyandagaza ndetse byatinda imikorere y'umubiri wabo ikabinangira, baba batabikoresheje bakamererwa nabi kugeza igihe bafatiye inshuro nyinshi cyangwa agapimo ka ngombwa kugira ngo babashe gusubira ku murongo. Magingo aya kuko tutabivuga byose ngo tubirangize, twabahitiyemo kubanza kuganira kuri alcohol zimenyerewe mu Kinyarwanda ku izina ry'inzoga, tutavuga amoko yazo ahubwo twibanda kuko zikoreshwa mu buzima busanzwe byemewe n'amategeko ndetse n'uko bigenda iyo zikoreshejwe mu buryo butanogeye uko bigendekera nyiri kubikora, ndetse hakagaragazwa aho zikora n'ukuntu butandukanye zishobora guhemukira nyine nyiri kuzikoresha birenze urugero. Ingaruka zo gukoresha inzoga nabi ntiziba zimwe ku bantu bose, biterwa n'ingamba. Ikibi cy'inzoga nge bari igihe uyinywa ikagutera amahane cyangwa igatuma nk'umuntu warezwe agaragara nk'udafite ikinyabupfura, cyangwa igatuma warwana, cyangwa ikaba yashora umuntu nko mu busambanyi. Umuntu asinda ari uko yanyoye atariye, afite intege nkeya kandi akanywa inzoga zirenze urugero. Umuntu wagonze imodoka yanyweye inzoga usanga ifite akazi karemereye kuko irayenanguka, ugasanga amapine yagiye mu kirere, ugasanga ibintu byose byamenaguritse. Bimwe mu bimenyetso ushobora kuvuga byahangaragariza yuko umuntu igipimo gitangiye kurenga, hari ukuzamura ijwi, ukabona umuntu atangiye kugera mu rwego wakwita ko ari nko gusakuza ukurikije uko yaganiraga, hari ugutangira kuba abantu batangira kuririmba cyangwa se umuntu agatangira gutera amahane bitari bisanzwe mu mico ye. Ikindi kigaragara cyane ntekereza ko cyoroshye kukibona ni ibijyanye na equilibre. Umuntu arahagarara ukabona ntabwo abasha guhagarara neza, yatera intambwe ukabona arayihusha cyangwa se ameze nk'umuntu ushaka kugwa. Ingaruka z'inzoga nk'uko ikigo gishinzwe kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe cyitwa Caraes Ndera kigaragaza ko kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 8 2013 kimaze kwakira abantu 521, bamwe muri bo uburwayi bwatewe n'ibiyobyabwenge bakiriye. Abafite ibibazo bakaba bafite ibibazo mu buryo bukurikira: ibyo bita alcohol misuse. Alcohol misuse ni 87, alcohol induced mental disorders ni 54, cocaine bari 6, polydrugs misuse alcohol cannabis bari 32. Si ibyo gusa, dufite impanuka ziturutse ku bantu batwaye imodoka basinze, umuvuduko ukabije, gukubita no gukomeretsa, gufata abana n'abagore ku ngufu, urugomo, impfu ziturutse ku kurohama kubera ubusinzi n'ibindi. Niyo mpamvu mu muhanda, umutekano w'umuhanda tugerageza kwita cyane ku bantu batwaye imodoka basinze kugira ngo babashe guhanwa, cyangwa se byaba mu by'ukuri bigaragara ko bavuye mu minsi mikuru, ari umusaza wabuze uko abigenza kuko ugasanga mu modoka yose nta muntu ufite wo gutwara imodoka, biba ngombwa ko dufata umupolisi akinjira muri iyo modoka akamutwara akamugeza mu rugo, iyo modoka akayiparika n'umuryango ukaba amahoro. Inzoga ntaho biba byanditse ko zibereho kwangiza umubiri w'umuntu, ariko iyo bibaye mu gipimo kirengeje, noneho bikaba no mu gihe kinini, nibwo ingaruka zitangira kuboneka. Twatanga ingero nko abantu ubona akayoga katwaye, usanga harimo ikibazo cyo gutakaza gahunda mu mutwe, ukabona bitangira ari ibintu ubona byoroshye ariko bikazagenda byiyongera kubera ko ubwonko bwe buba bwaratangiye, imitsi bigize batangiye kutakira neza. Urumva aho amaraso yakagiye, aho ibindi bigize umubiri byakagiye, iyo alcohol itangiye kugenda ibisimbura, niho umuntu atangiye kugenda atakerezamo ubwenge. Ibindi bice by'umubiri w'umuntu amaseri yabigize arapfa agasimburwa n'andi kugeza igihe umuntu apfiriye. Ariko igize ibyago serire mu mutwe mu bwonko ikangirika, biba birangiye. Inzoga zigira ingaruka
iyo utabashije gucungana nazo, ni ukuvuga ngo zitangiye kugenda zirenga izo umubiri wawe wihanganira cyangwa umutwe wawe wihanganira, noneho by'umwihariko zikaba mbi iyo uko kuzirenza igipimo umubiri wawe wihanganira bibaye inshuro nyinshi zikurikiranye, ibyo bita excès d'excès. uvuga ngo ahangaha umuntu abisobanuye neza, uvuga ngo wasinze none kubera ko warengeje urugero rwawe, uvuga ngo washakaga ibyizere, washakaga akanyamuneza, ufata igipimo noneho gisa nkaho kirenga, urasinda. Ejo nanone mu gitondo ugasa nkaho wongeye gukenera igipimo, ariko kubera ko umubiri uba wabimenyereye ugenda noneho urenzaho, wa mubiri ukagenda umenyera, n'ejo wakongera gushaka bya byizere cyangwa se bya wa munezero ukongera ukarenzaho gakeya. Aho niho hagenda hazamo bya bindi bita kunangira inzoga, ni ukuvuga ngo nta kintu ushobora gukora, nta gipimo gito wafashe. Ahangaha iyo utitonze habamo icyo bita umubiri wawe kubimenyera, wabimenyera hakazaho icyo bita gukoreshwa nazo, ari byo bita tolerance na dependance. Ibyo rero bikaba ari byo bintu bishobora kuba ari zo ngaruka mbi ubona ababivuze batitira, batangira gutekereza nabi, no guhora iteka ryose ashakisha uko aho yakura agapimo gatoya kugira ngo umutwe we wongere usubire ku murongo. Hari n'indwara ikomeye muri iyi minsi n'abantu benshi bafite yitwa diyabete. Diyabete ni uko igipimo cy'isukari umubiri ugenewe gukoresha gishobora kuzamuka kikarenga igikenewe, cyangwa ya sukari ikagwa ikajya hasi y'igipimo cyikenewe. Ariko akenshi ku bya alcohol ntabwo igipimo kigwa, kubera ko ubushyiramo alcohol uzinjiza. Za alcohol ishyize mu mubiri rero, ka kantu nababwiye kare kitwa OH karagenda kakaba kenshi, noneho kakazahindurwa n'umubiri kagahindurwamo isukari mbese imeze nka, mu buryo bwa siyansi bishushanyije imeze nk'umwashi. Muri buri nguni z'umwashi hakaba ariho hagenda harimo twa tuntu twa fonction twitwa OH ariko dukoze alcohol. Noneho rero iyi sukari ikakubana nyinshi, ariko mu by'ukuri byaturutse kuri alcohol wagiye wishyira mu mubiri bikazamuka. Diyabete rero ubundi iva ku rwagashya. Urwagashya no mu bice bibiri, harimo igice kimwe gishinzwe kumanura isukari iyo yabaye nyinshi, niko umuntu wese niko avuka ameze, hakabamo n'ikindi gice gishinzwe kuyizamura iramutse ibaye nkeya. Iyo rero unyweye inzoga nyinshi, rwa rwagashya urarunaniza, umubiri wose urawunaniza, noneho by'umwihariko na rwagashya ukarunaniza, bikazatuma kwa kugenzura amasukari bitagikunze. Noneho ukagira n'ikosa ryo kongeramo n'iyindi alcohol ku masukari umubiri wari wifitiye, ugasanga noneho hiyongereyeho no kutagira ubugenzuzi bitewe n'aya nyama yitwa rwagashya itagikora neza. Ikindi rero nanone umuntu yavuga cy'ingaruka z'inzoga nyine kugira ngo bisobanuke cyane, ni ukuvuga ngo iyo amategeko atugenga asa nkaho aba yari yagabanijwe ubukana iyo unywa inzoga ku buryo busanzwe, noneho urayirukana burundu. Ni ukuvuga ngo ka kamarayika wa mutimanama wacu usa nkaho uwirukanye ugahita ugenda, noneho bya bindi bigasohoka, ugahinduka akajagari, ugahinduka umuntu wivugira ibyo yiboneye, ugahinduka ibishoboka byose bishoboka bibi bituma abantu bakuri iruhande batangira kukwibazaho, ndetse bamwe batangira no guhunga, bagafata icyemezo cyo kuguhunga. Aho rero nta nubwo biba bigenda byonyine gutyo gusa, kuko n'amaguru aba yazizwe ndetse n'ururimi rwagobwe, n'ibitekerezo bitagikurikiranye. Aho ngaho niho kuko nta kintu kiba gikurikirana n'ikindi, ko amategeko ubugenderaho kugira ngo ubashe kubikurikiranya aba asa nkaho yagiye. Uvuga ngo rero ubundi ugatangira guhinduka umuntu ubangamira abandi, ndetse bishobora no kuza no kuvamo no kubakubita cyangwa se kurwana, ndetse no gukubitwa, kuko nabyo biba bishoboka nta ntege uba ugifite. Ubundi hari uburyo umubiri ugenda ukura, hari uburyo za seli zigenda zimwe zijya mu mwanya w'izindi, hari uburyo umubiri rero ugenda ukoresha ibyo ukeneye
ukabikoresha, narengeye kuvuga ngo ni za reaction chimique ziba mu mubiri w'umuntu, nibyo buriya no kuri ku kantu gato kagize umubiri ariko bita selile, hari ibintu ibikorwa bihakorerwa bituma umubiri ukomeza kubaho uko tumeze ubu ngubu. Ibyo rero iyo uri umuntu w'umunywi inzoga ntibikorwa neza, bitakorwa neza, izo za deshe zisigara zabyo zikagira ibyo zonona mu bipande byinshi by'umubiri, cyane cyane mu mwijima no mu bwonko, bigira ibintu binini byonona, ukazageraho ukabona umuntu ntagitekereza bizima, ukabona umuntu ntakibasha kwikontorora bikwiye, ari nabyo bigize umuntu. Uko bigenda byo byose bipfa, ubwonko bwe ukagenda budakora neza, bukagenda burushaho kuba buto bubi. Si n'ibyo gusa kuko no kuryama iyo ugeze mu rugo, iyo wabashe kugera mu rugo, gusinzira nabyo bibindi, ntusinzira ibitotsi bigufasha gukora icyo bita reparation, kuko uko umunsi wiriwe ibyo izangirangingo zo mu mutwe ziba zananiwe, zanagize gute. Noneho ibitotsi akamaro kabyo cyane cyane ibyo bita ibitotsi byimbitse donc profond, bimara amasaha 7, bitajya munsi y'amasaha 7, bigufasha kugira ngo bya bindi byose bisubire ku murongo. Wowe rero iyo nywa inzoga uryama za nzoga, ntabwo uryama urakuza kugufasha kongera kugira attention, uvuga ngo kwikonsantra ku munsi ukurikira, waba uri umunyeshuri ngo bigende neza, cyangwa se waba uri umukozi w'akandi kazi kari kose, ngo ibintu bikore nk'uko byakagombye kugenda, bikakugabanyiriza ubukana. Ni ukuvuga ngo rero zigabanya ubushobozi bw'imiterere y'umuntu iyo zinyweye inshuro nyinshi zikurikiranya zigusindisha. Uko ugenda usaba umwijima gukora cyane kurushaho, niko amaserere yawe agenda arushaho kuba mabi. Yaba mabi nibyo ureba umuntu agera aho ngaho akazana izi ndwara, ubona umuntu yarabyimbye inda, ukagira icyo ukabona umwijima ubwawo warabyimbye, ukabona umuntu afite ibice by'umubiri bidakora neza. Niyo mpamvu abasaba abantu kutanywa inzoga nyinshi, kuko ubusaba umwijima ibirenze ibyo ushoboye gukora, bigatuma rero amaserere yawe apfa. Yamara gupfa, ikikurikiraho n'indwara zinyuranye, nizo ngizo nkubwira z'uko umuntu agira iyo ndwara y'urushirima, ndetse ibigiye na kure bigira naho bihurira na za kanseri, bigira aho bihurira n'izi ndwara zindi zose zinyuranye. N'ibyo bita za pancreas zirwara zikamera nabi, bikazana kimwe iyo kirwaye kizana n'ikindi, umutima ntukore neza, ubwonko ntibukore neza, ukabona umuntu arangiye mu buryo budasobanutse. Umugore utwite rero byo n'umwihariko, burya yanywe inzoga, uburyo umufasha amaraso ugafata n'akana atwite, ibipimo by'inzoga usanga ari bimwe, kubera ko mu nda ibyara aho kakana kicaye, mbese ibyo bita placenta ikingira umwana ikanamugaburira mo imbere, ntabwo ukuntu ikoze ntabwo ishobora kwirinda alcohol. Iyo inyweye alcohol igaca mu maraso, hari amaraso agenda akajya kuri cordon umbilical, ayo maraso ashinzwe kugaragura umwana. Icyo ni igice cya mbere kiba kigiye uwo muhayemo alcohol. Icya kabiri, iyo alcohol ijya mu mubiri w'umudamu utwite igakikiza placenta, ya placenta igenda yinjiramo alcohol, nk'uko mbese intungamubiri zindi zagenda zinjiramo. Kakana ugasanga alcohol nyina afite mu maraso, azi ko wenda yishimishaga, yamaraga inyota, cyangwa yumvaga ari ibibazo na bimwe yamurangirizaga, ugasanga kakana karahura na alcohol neza neza, imeze nk'umubyeyi we arimo yanywa nyinshi, akahura nyinshi. Noneho nambe n'umuntu mukuru we aba afite ingingo z'umubiri zimeze nk'aho zikomeye, zihanganira ibyo bipimo bya alcohol arimo agenda yishyira mu mubiri. Kariya kana kaba gafite utugingo dutoya cyane tutihanganira icyo gipimo cya alcohol barimo bagashyiramo. Urumva rero ni ikosa rikomeye cyane, n'ababikoraga bazi ko ari ngo batwariye primus, rwose babishoboye babireka bakabibwira n'abandi. Inkuru yatangara umugore utwite rwose ntakanywa inzoga, ni nko kwica umwana wibyariye. Niba tuvuga yuko alcohol igenda mu maraso, ibitunga umubiri w'umwana bituruka mu mubiri wa nyina. Hari aho umwana arya ibiryo nyina yariye, kandi alcohol nayo igenda mu maraso. Yagenda mu maraso rero ari butunge umwana,
alcohol nayo igira icyo yonona ku mwana. Bagasaba rero, ndavuga abaganga bagasaba ko umugore utwite yirinda kunywa inzoga. Tunibukiranye yuko umwana uko agenda umubiri we ugenda ukura vuba, ubwonko bugenda buza buhoro buhoro, bugenda bukura, ndetse umuntu aragenda akageza hafi imyaka 20 ubwonko bugikura. Bivuga ngo ubwo aho bukura vuba kurusha ahandi niyo ari mu nda ya nyina, nibwo buba bufite umuvuduko munini wo gukura. Muri umuvuduko wo gukura, iyo ugiye wononwa n'ibibi bya alcohol, umwana avuka afite ibintu byononekaye. Abaganga rero bakagira inama abagore byo gutanywa inzoga batwite kuko bigira ingaruka nini ku mwana batwite. Ikindi cyagaragaye ku banywi b'inzoga ba cyane ni uko bagira bimwe muri za substance umubiri wikorera, substance endogene zigabanya ububabare. Ubundi twabigeranya n'icyo bita morphine. Hari ibindi byitwa beta endorphine, iyo ni ibintu umubiri wikorera. Umwe cyane bigaragara ko izo beta endorphine ziba ari nkeya muri we. Buri gihe aba akeneye za substance psychoactive nka alcohol kugira ngo azamure igipimo cy'iyo beta endorphine. Bikanakunda no kugaragara ko nkuko byagaragajwe nabo bashakashatsi ko abana bavutse kuri abo bantu nabo bazana igipimo gikeya cya beta endorphine. Bikaba ngombwa rero ko abo bana bakekwaho kuzagera ni predispose yo kuzakenera za substance psychoactive nyine nk'inzoga kugira ngo bazamure igipimo cya beta endorphine mu mubiri, babasha guhangana n'ububabare. Uvuga ngo bashobora kuzaba abasinzi, nabo abari ni probability ko bazaba abasinzi. Hari ibintu bya psychology bikomeye umwana areba, yabona nyina atitwaye neza nubwo atazi kubisobanura ngo nk'uko abantu bakuru babisobanura, ariko hari ibyo reflexes zizamo zitabera umwana, kuko hari utugambo twiza umubyeyi amubwira, hari uburyo umubyeyi afata umwana we bigira icyo bimwubakaho mu buzima bwe buzakurikiraho. Iyo rero umubyeyi ari umuntu w'indangare w'umusinzi, icyo kintu psychologique kigombye kuba hagati y'umwana na nyina kirabura. Ahandi rero bibera bibi nuko nyine iyo umuntu wanyweye cyane cyane nk'umubyeyi ufite umwana mutoya, biba bimufasha nyine kujya kumuremera imyitwarire mibi, kuko ibyo umwana abona ku mubyeyi we nibyo biba bizahinduka uburyo bwe bwo kwitwara. Ni ukuvuga ngo ubu urimo kumufasha mu kubaka, mu kurema icyo bita mode d'organisation interne. Iyo ubwo buryo bwo kubamo bwo kwitwara bw'imbere muri we ari nabwo azaheraho nk'ifatizo cyangwa se icyitegererezo mu kugira ngo nawe agire uko yitwara. Ni ngo rero ibyo ari byose twakagombye kwirinda ikintu cyose gituma umwana wacu atubona dukora ibidakorwa bitemewe n'amategeko ya kimuntu. Ni ukuvuga ngo rero no gutongana cyane cyane duhereye ku mubyeyi utwite. Mu Gifaransa baravuga ngo donc le fœtus cyangwa se umwana uvuka aba yeponja les émotions z'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo murabona eponge afata bya bindi uko ababyeyi barimo kumererwa, niwe usa nkaho abigumana, abandi bo birarangira bigashira, ariko we arabigumana. Umutuzo w'indani muri we bikawugira mubi. Ubwo rero uwo mwana muwamuteye ingaruka mbi mu gihe kizakurikira. Abantu banywa inzoga zigira ibintu byinshi zibononaho, cyane cyane ibintu byo kugira ngo umuntu atekereze ikintu agihuze n'igikorwa arimo akora, byaba ari no kugira imibonano mpuzabitsina, byaba se n'undi murimo uwo ari wo wose. Igihe cyose utabasha guhuza ibikorwa byawe ngo bihuze n'iby'umubiri wifuza, nkuko nakubwiye, iyo umuntu agenda ntabwo atekereza ngo avuge ngo ngewe nigiye gukandagira hano. Nanone iyo urimo ushaka kubonana n'uwo mwashakanye, ntutekereza icyo ugiye gukora ubwacyo, ariko uragikora kubera yuko ubasha guhuza ubwonko bwawe ukabihuza n'igitsina, bikikora utarinze gutekereza uti ngewe igitsina kigende gitwo. Uretse nuko no ku buryo bw'umubiri ubwawo umubiri ugenda wononekara.
ugenda wononekara kuko imiyoboro y'igitsina igenda yononekara ntibashe kuzana amaraso ntabashe kwinjiramo ku buryo bworoshye, bitabasha kwinjiramo ku buryo bworoshye ukananirwa no kugira umurego uhagije. Utagira umurego uhagije rero ntubasha kubonana n'umugore mwashakanye, bivuga ngo ibintu biba byapfuye ari no ku gitsina ubwacyo ndetse ari no guhuza ubwonko n'igikorwa urimo ukora. Abantu barangiza vuba ni uko atabasha guhuza ibyo arimo akora ngo ubwonko bwe bumufashe kuba yabyitondera kugira ngo akore igikorwa uko agombye kugikora, kuko ntabasha guhuza ibyo yifuza ngo abihuze n'iby'umubiri umusaba, atabasha kubihuza bikamucika akabasohoye vuba. Ku byerekeranye n'akabariro cyangwa se imibonano mpuzabitsina, inzoga kuko umubiri uba wananiwe, ndetse iyo uvuze umubiri no mu mutwe biba byabaye ikindi kibazo, iyo uhora usinda, uhora unanirwa cyane cyane, ndetse ukahora ushakira ubukana bw'umubonano mpuzabitsina mu kigero cy'inzoga wakagombye kwiha kugira ngo ubashe nyine gutera ku kabariro, umubiri ugeraho ukananirwa, ndetse no mu mutwe bikivanga bikicanga, cya gikorwa ukajya ugikora bigoranye, kuko icyerekeranye n'umurego w'igitsina biba byatangiye kuba ikibazo, bizira igihe bishakiye kuko baba baderanje umutwe, baba bawubujije amahoro, ndetse noneho no kurangiza nabyo ukuntu hari n'igihe bitabaho bikakunanira, ndetse bamunanura bikazageraho bikananirana, bikaba ibyo bita depression sexuelle, ni ukuvuga ngo bisa nkaho biba byaracitse intege. Birashoboka ko umuntu yakumira bitaraba gukoresha inzoga birenze igipimo. Twagira inama ko umuntu navuga ngo anywa icyo yumva abashije, kandi ku rugero abashije, ko gusinda biragayitse, biguteza gukora ibintu utari wagenewe gukora, bigaragara nabi muri sosiyete yacu y'Abanyarwanda kimwe no muri n'izindi sosiyete zose. Gusinda ntabwo ari ikintu cyiza, ariko nanone twasoza tuvuga yuko gusinda bigomba kuba icyaha cy'inzoga, ahubwo bigomba kuba ikosa ry'umuntu wazifashe mu rugero rurengeje. Impamvu polisi ihagarika umuntu agahuha mu gapira ni ukugira ngo hamenyekane alcohol iri mu maraso ye uko ingana hakoreshejwe alcotest. Iyo basanze mu maraso ufitemo garama 0.80 ya alcohol muri litiro y'amaraso gusubira hejuru, niho dushingira twemeza ko mu by'ukuri udakwiye gutwara imodoka, kuko iyo yanyoye ajya mu yindi si y'urugomo, mu yindi si atacyo yubaha, atacyo atinya, agakubita akanakora n'ibindi bintu bidakwiriye abantu bazima. Icyo gihe rero twebwe ntabwo tunibanda cyane mu kugenza ibyaha, ahubwo twibanda mu buryo twakoresha kugira ngo tuburizemo tutagira ibyaha byinshi biturutse ku gusinda, guturutse ku nzoga zitandukanye. Umwanzuro natanga, usibye n'inzoga n'imiti, ikintu cyose cyarengeje urugero kiba kibi. Uwishoboye wazireka ko umubiri wawe hari ukuntu Imana yabigennye, n'icyo gipimo umubiri ukeneye wakibona. Ni ukuvuga ko utazinywa ntacyo babuze mu mubiri kijyanye na alcohol. Ingaruka z'inzoga, navuga ibyiza nagira gute, inzoga zifite ingaruka nyinshi. Usanga nk'abantu bayinywa bibagirwa mu bijyanye n'ubwisungane ku buzima ariyo bita mutuelle de santé, ugasanga ahubwo yayibyajemo mutuelle de soif, ugasanga we arabijyana mu nzoga kugira ngo ajye muri ubwo bwishingizi. Niyo mpamvu usanga gahunda za leta zaramurengereze atakizishobora, aho kugira ngo ajye muri gira inka munyarwanda akajya muri gira inyota munyarwanda. Niyo mpamvu ni ibintu umuntu yakagombye gushishikariza abantu, kuko uko uyinywa cyane niko ugira ibibazo. Niyo mpamvu usanga mu gitondo iyo ubyutse usanga mu mufuka harimo facture. Turahamagarira abaduteze amatwi bose cyangwa batureba kwirinda ibiyobyabwenge, duhereye mu rubyiruko, duhereye mu bagabo, duhereye mu bantu batandukanye.